Hello guys, hello channel, hello Murenzi, Fabrice, ndabashimiye cyane. Hello Jean Claude, mwiriwe. Mwese ndabasuhuje kuri ya channel yanyu tuvuga ikintu kimwe rukumbi, ikintu kijyanye na green card. Diviraruri, tombora ya green card. Cyangwa green card, benshi bazi ngo ni green card, green card. Ini ya channel tuvuga ibintu byose bijyanye na green card do A a Z. Do A a Z. Kuva wiyandikisha kugeza winjiye Amerika, winjiye ku kibuga cy'indege. Turagukorera suivi, tuzaganira, tuzasubiza ibibazo byanyu. Ariko icyo tugiye kuganiraho ni ibijyanye na green card. Ese ubundi green card ni iki? Wowe green card ni iki? Green card ni iki? Benshi bazi ngo ni green card, ngo ni visa, ngo yego ni visa, ariko imezite kuko hari visa nyinshi atari za green card. So rero green card, my friend, ni tombora ikogwa rimwe mu mwaka n'ikigo cya Amerika cyitwa KCC, Kentucky City Center, kiri Amerika ndani. Icyo kigo nicyo kibasha gukurikirana ibijyanye na tombora iba rimwe mu mwaka, ikareba abatomboye, ikareba amakuru batanze, ikareba buri kintu cyose. Iyo tombora iba rimwe mu mwaka, ariko ikorwa ite? Buri muntu ariyandikisha, wamara kwiyandikisha ugategereza amezi kwa 11 na 12 na mu mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu. Amezi 7 umuntu ategereje igisubizo. Nabaye selected, sinabaye selected. Iyo umaze kuba selected, icyo gihe nibwo dutangira n'urugendo. Abantu babaye selected, subscribe kuri channel usheho nakazogera kugira ngo video zose tuzabashe kuzijyanamo. Niteguye kubaha amakuru, niteguye kubaha ubufasha, niteguye gusubiza ibibazo byanyu kubijyanye na green card Raruri 2020. So uyu ni wa musore wanyu, ni wa mugabo. Yes, ibyo byose ndi hano kugira ngo ngufashe. So green card ni tombora ugomba kwiyishyurira amafaranga yose. Amerika ikiguha uburenganzira bwo gutura, ariko ibisabwa kwiyishyurira ni wowe. Sorry, ntabwo ari corona di, ntabwo ari corona mu Rwanda, nta corona yari. Nyuma yo kuba selected, ibisabwa ni wowe. Visa ni ugomba kwiyishyurira, document nizisabwa nizahe kugira ngo ubashe kudepoza muri Amerika. Ese bisabwa iki? Ese second letter ni iki? Ese interview umuntu agomba kwitegura iki? Ese ufite umuryango, ufite umugabo, ufite abana, bisabwa iki? Ese utwite, waramaze kuzuza ibya mbere, uyo mwana utwite azajya muri process ate? Ibyo byose ni tugomba kuganira kuri DV Raruri. Ikintu cya mbere tugomba kumenya kuri green card nuko Amerika atariyo itanga, iprovidinga amafaranga, iprovidinga ticket. Amerika iprovidinga visa mu gihe ugaragaje kuyikwiye, mu gihe ugaragaje kuyikeneye, mu gihe ugaragaje kutabeshya, kuko a partir ya document uzatanga nibwo bazabashe kumenya ngo uyu arabeshya. Diplome nibaho, diplome yarayicuze, ntabwo yashakanye n'uriya, ni imitwe. Ibyo byose Amerika igomba kubicukumbura, ikayimenya, nyuma ikaguha visa, ariko nawe ukayishyurira, nyuma ukishyura n'itike. Turi hano kugira ngo duhane amakuru. Iyi ni ya channel yanyu, niba udusanze ari video ya mbere ubonye, kora subscribe hano hasi nakazogera hejuru kugira ngo channel zose filme video zizacaho zose zaze kuzireba. Rero ndi hano kugira ngo mbabashe kubafasha, mbashe kubasubiza, mbashe kubakomeza, mbashe kubacukumburira amakuru yose ajyanye n'iyi tombora ya green card. Fazi ejo bundi mu kwa gatanu, itariki hagati y'3 n'itariki 7 tuzamenya ibisubizo, nibwo tuzabasha kumenya igikurikiraho abazabaye selected. Kandi mwese mbifurije kuba selected, mwese mbifurije kuba selected, mwese Mark uzabe selected, Fabrice uzabe selected, Jean Paul uzabe selected, kugira ngo muzagene muhishikema u Rwanda, mukore Amerika, muzana amafaranga, muteze imbere igihugu cyanyu n'imiryango yanyu. So murakoze cyane, ni channel yanjye, ntibibagiye gusubscribe niba ari rwakiza kugira ngo video yindi uzabashe kwigeraho. Murakoze cyane, ndabashimiye ku mwanya wanyu, mbashimiye ku mwanya mwatanze. Byose mwari kumwe na Gold Smile muri DV Raruri 2020. Ciao.